uzashira ishyanga utigeze kumenya wowe n'abasokuruza banyu, kandi uzakorerayo izindi mana z'ibiti n'amabuye. Rekera hano abantu ntibari hano abanyafurika ubu ntibahindutse abagore kandi ari abagabo. Hano abanyafurika ntibahindutse abagabo kandi ari abagore, kuko bagiye bagakorera izindi mana, kuko biringiye izindi mana. Batangiye kurongorwa n'abagabo kandi ari abagabo, batangiye kurongorwa n'abagore kandi ari abagore, kuko bamaze kugira ute, bamaze kujya muri ayo mahanga, bubaka izindi mana, bizera izindi mana, bakorera izindi mana. Imana rero izabateza bya bishuti byose, kuko bagize ute uyu munsi barangiza bagize ute bambaye pampers nk'umwana, pampers nka bebe. Ariko babandi n'abarwayi basize barangiza bagize ute bambaye pampers, kubera ko bagize ute bimuye Imana. Komeza dusomere ngo kandi uzahindukira amahanga yose Uwiteka azakwimuriraho igitangaza n'iciro ry'imigani n'agashinyaguro. Wabumvisha Imana izakuvana no muri icyo gihugu kujyana no mu kindi gihugu kugira ngo ube iciro ry'imigani. Izakuvana no mu gihugu runaka ikwimure kujyana mu kindi kugira ngo ube iciro ry'imigani, kuko wimuye Imana. Izakuzamo ahandi ujya ahandi nawe wakorera amahoro kugira ngo ujye ku biciro ry'imigani. Komeza. Uzasohora imbuto nyinshi usarure bike, kuko inzige zizabirya. Urabyumva? Uzatera imirima, Imana itegeka inzige zize zibirye. Ni bya bindi Imana yategetse ibikeri biraza bitera Abayisiraheli, itegeka inzige ziraza, itegeka indi bihugu biraza birabamenagura. Imana ngo izagitegeka ibintu bibi byose, ni kuko twamaze kwimura Imana bituzeho. Komeza. Umurongo wa 40, umurongo wa 39. Uzatera inzabibu uzihingire, ariko ntuzanywa vino yazo, ntuzasoroma imbuto zazo, kuko inanda zizazirya. Uzagira imyelayo mu gihugu cyawe cyose, ariko ntuzisiga amavuta yayo, kuko imyelayo yawe izahungura imiteja. Uzatera abahungu n'abakobwa be kuba bawe, kuko bazajyanwaho iminyago. Ibiti byawe byose n'imyaka yo ku butaka bwawe inzige zizabyigabiza. Umunyamahanga uri hagati muri mwe azajya yunguka kugusumba, nawe uzahora usubira hasi. Azakuguriza nawe we kumuguriza, niwe uzaba umutwe nawe umurizo. Wabone umunyamahanga azaza, niyo mpamvu muzaza mu Bubiligi, mubone umugisha, mujye mu Bwongereza, mujye muri Amerika, mujye mu Bufaransa, mubone umugisha, kuko mwebwe Imana iracyubatse muri mwebwe ntimwayimuye, muzahabona umugisha. Imana ijambo ry'Imana izategeka umugisha bajya n'amazi, izategeka umugisha ukugendaho, izategeka aho uzajya hose uri umunyamahanga umugisha ukuzeho, ariko nyirawo ubyute awubure. Wabyumvishe? Uko niko nawe uyu munsi turi kumwe nutubaha Imana, uko niko nawe uyu munsi uri kunyumva nutubaha Imana. Imana ibyo byose yaguhaye izabitegeka bikuveho, ariko nubaha Imana izategeka na bya bintu utari wabona ukuza, kuko wubaha Uwiteka. Umurongo wa 45. Kandi iyo mivugo yose izakuzaho, izagukurikira igufatire igeze aho uzarimbukira, kuko uzaba utumviye Uwiteka Imana yawe ngo witondere amategeko y'uburyo bwose yagutegetse. Izayitegeka ikuze igufatire, kugufatira urumva izagufataho ingwate. Urimo uribaza ko izategeka imivumo kugufataho ingwate, ikagufata nk'ingwate. Ariko batangira tugira ngo nimwumvire Uwiteka muzahabwa umugisha, ariko nimutumvire Uwiteka imivumo yose izabazaho ibafate nk'ingwate. Dusomere vuba vuba. Iyo mivumo izakuberaho kuba ibimenyetso n'ibitangaza, kandi izaba ku rubyaro rwawe iteka ryose. Ya migisha twabonye izaza ku bana bawe
bije noneho kuba imivumo ku bana bawe kubera ko wimuye Uwiteka. ubutunzi bw'ibintu bwose busagiranye ntibwaguteye gukorera Uwiteka Imana yawe n'ibyishimo n'umunezero w'umutima. Wabyumvishe? Ubutunzi nibwo butuma abantu batumvira Uwiteka, kandi Imana yamuremye, ariko yamuremye iratuma ubutunzi buratuma tutumvira Imana. Ngo ubwo butunzi bwose Imana izabuteza inanda ziburya, zizaburya nyine. Ubwo butunzi bwose Imana izazi busukamo umusenyi kubera ko wanze kugira ute kumvira Uwiteka. Komeza dusome uhereye kuri umurongo. Ubutunzi bw'ibintu bwose bugusagiranye ntibwaguteye gukorera Uwiteka Imana yawe n'ibyishimo n'umunezero w'umutima. Nicyo kizatuma ukorera ababisha bawe Uwiteka azaguhagurukiriza ufite inzara n'inyota no kwambara ubusa n'ubukene bwa byose, kandi azashyira ku rutugu rwawe umutwaro w'uburetwa uremereye udakurwaho. Kandi wari umutunzi ariko Imana ikugize umuretwa, ugiye kuba munsi y'ababisha bawe. Ababisha bagiye kugukoresha, abanzi bagiye kugutegeka, abanzi bagiye kukuyobora, abanzi bagiye kukugenza uko bashaka kubera ko wimuye Imana. Komeza. 49 Uwiteka azakuzanira ishyanga rya kure akuye ku mpera y'isi riza nk'uko ikizu kiguruka, ishyanga uzaba utazi ururimi rwaryo, ishyanga rifite mu maso hagaragaza urugomo, ritazubaha abashaje, ritazababarira abana. Ngo Imana izateza ishyanga utazi. Bamwe twaje no muri tutanazi. Dusanga ndetse n'ururimi rwabo tutanaruzi. Izahagurutsa kugira ngo izahagurutsa bafite urugomo, bakugirire nabi. Niyo mpamvu uyu munsi turiho Abanyafurika, hari Abanyafurika baba rasiste, hari n'Abayazungu baba rasiste. Abizabahagurutsa bakugirire nabi, utabutumva ururimi rwabo, mutavuga mu rurimi rumwe, bakugirire nabi. Ni ijambo ry'Imana rirabivuga. Byose biranditse, nta kintu kitari mu ijambo ry'Imana. Twe kujya kure y'ijambo, twe kujya kure ya Bibiliya. Dusomere vuba vuba mu matiragiye. Ngo bazarya abana b'amatungo yawe n'imyaka yo ku butaka bwawe bagezaho uzarimbukira. Kandi ntibazagusigira imyaka y'impeke cyangwa vino cyangwa amavuta ya elayo cyangwa kororoka kw'inka zawe cyangwa kw'imikumbi yawe bagezaho bazakurimbirira. Bazagota imidugudu yawe yose kugeza inkike z'amabuye zawe ndende zikomeye wiringiraga zo mu gihugu cyawe cyose zizarimbukira. Bazasakiza imidugudu yawe yose yo mu gihugu cyawe cyose Uwiteka Imana yawe izaba yaraguhaye. Uzarya imbuto zo mu nda yawe, inyama z'abahungu bawe n'abakobwa bawe Uwiteka Imana yawe izaba yaraguhaye kubwo kugotwa no gusakizwa. Ababisha bawe bazagusakiza. Umugabo wo muri mwe wadamaraye akarushaho kumenyera kugubwa neza gusa, azarebana imbabazi nke mwene se n'umugore aseguye n'abana be asigaranye bakiriho, ye guha n'umwe muri bo ku nyama z'abana be azaba ariye, kuko ari ntacyo asigaranye kubwo kugotwa no gusakizwa. Ababisha bawe bazagusakiza mu midugudu yawe yose. Hari bitaba kandi bizaba. Tuzagira ingingo tujya abana kubera ko twamaze kugira kuva mu mategeko y'Imana, kubera ko twamaze kwimura Imana n'abana bacu tuzabarya. Uyu munsi se ntimwirirwa muburana imitungo, ntimwirirwa muburana amatongo, ntimwirirwa muburana amazu. Kubera iki? Kubera ko Imana mwayimuye. Urimo uraburana n'umwana, umwana aragusubiramo nawe ukamusubiramo imbere y'abacamanza, murarigana kubera ko mwimuye Imana. Komeza. Amategeko y'Imana mutakiyubaha, muzaburana muzicana kandi muri abavandimwe. Umugore wo muri mwe wadamaraye akamenyera kugubwa neza gusa, utatinyuka no gukandagiza ikirenge kubwo
kudamarara no kumenyera kugubwa neza gusa, azarebana imbabazi nke umugabo aseguye n'umuhungu we n'umukobwa we, ngo atabagaburira ku ngobyi iturutse hagati y'amaguru ye no ku bana be abyaye, kuko azabarira rwihishwa, kuko abuze byose kubwo kugotwa no gusakizwa. Ababisha bawe bazagusakiza mu midugudu yawe. Imana iri iravuga abantu babiri, iravuga umugabo ikavuga n'umugore, kuko aribo bantu yaremye. Ni ukuvuga ngo abo bantu bombi Imana yaremye, harimo umusore, harimo umukobwa, harimo umugabo, harimo umudamu. Ni ukuvuga ngo kubera ko abo bantu batumvira Uwiteka, Imana izabateza ibyago ndetse ibateze kubura amahoro, ibateze ndetse kugera igihe mukena mukabura n'uburyo mukarya n'abana banyu, mukarya n'abakomoka, mukarya ibyo mu nda yanyu. Tuzaba dutandukanye. Ibaze igikoko kirya icyana cyayo ni ikihe? Ni ingurube. Ingurube rero byareka ryo cyana cyayo. Urumva dayimoni, urumva kubera ko ngo twimuye Imana, mwabisomye ku murongo wa 30, kubera ko twimuye Imana, kubera kwimura Imana ibyo byose bizatuma tugira ibibazo, kubera ko twimuye Imana. 58 Nutitondera amagambo yose y'aya mategeko yanditswe muri iki gitabo, ngo utinye iri zina ry'icyubahiro riteye ubwoba, ari ryo Uwiteka Imana yawe. Uwiteka azaguteza wowe n'urubyaro rwawe ibyago by'uburyo butangaza bikomeye bizakubaho akome, n'indwara zikomeye zibabere akarande. Ngo nutubaha Uwiteka Imana yawe, mwumve aya mategeko yose ari muri iki gitabo, ngo izaguteza ibyago byose bikubeho akome. Akome urumva? Akaramata, akarande, ibintu bitakuvaho, imivumo itakuvaho. Ni mu gutegeka kwa kabiri igice cya 28 tugeze ku murongo wa 59 ku murongo wa 60. Ngo kandi azaguteza nawe za ndwara zose yateje Abanyegiputa zikagutera ubwoba. Azaguteza za ndwara zose yateje Abanyegiputa. Muri ko Abanyegiputa indwara yabateje kubera kutubaha Imana. Komeza udusomere wumve izo ndwara z'Abanyegiputa. Kandi muraza gusanga izo ndwara z'Abanyegiputa natwe ziturimo, hari abamaze kuzifata, hari abamaze kuzandura. Muraza gusanga hari abantu bamaze gufata izo ndwara z'Abanyegiputa. Hera ku murongo wa 60 ubabwire indwara z'Abanyegiputa. Kandi azaguteza nawe za ndwara zose yateje Abanyegiputa zikagutera ubwoba, zigufateho akaramata. Kandi indwara yose y'icyago cyose n'icyago cyose bitanditswe mu gitabo cy'aya mategeko, nabyo Uwiteka azabiguteza ageze aho uzarimbukira. Hari n'ibitanditswe mu gitabo, hari n'ibitanditswe mu bantu kandi Imana izaguteza. Nk'uko twabonye iki uyu munsi turabona aho umubyeyi arya umwana we, ni nako hano Imana irimo kuvuga ngo izateza ibyago byinshi. Izaguteza ibyago z'Abanyegiputa. Komeza. 32 muzasigara muri bake nubwo mwari muhwanijwe ubwinshi n'inyenyeri zo ku ijuru, kuko uzamutumvira Uwiteka Imana yawe. Kuko uzamutumvira Uwiteka Imana yawe. Komeza. Kandi nk'uko Uwiteka yishimiraga kubagirira neza no kubagwiza, niko Uwiteka azishimira kubarimbura no kubatsemba, kandi muzajahurwa mukurwe mu gihugu mwajyanwamo no guhindura. Kandi Uwiteka azabatataniriza mu mahanga yose, uhereye ku mpera y'isi ukageza ku yindi mpera yayo.